Reka mbasuze mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza aho muherereye hose mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu, aho turebera hamwe amakuru menshi atandukanye by'umwihariko amakuru aba akomeje kugenda avugwa muri ekipe ya APR Football Club kugeza kuri uyu munota. Tuba tureba byinshi bitandukanye kandi byinshi bishya bigezweho muri ino ekipe y'ingabo z'igihugu bataziranya mukandagira mu kibuga kikasa imitutu intare batinya, akaba ari ekipe ya APR Football Club kabisa. Tukaba turibira hamwe rero amakuru mashya agezweho muri aka kanya. Mu biganiro byatambutse twababwira amakosa y'Yunus, tubabwira mwumva byinshi bitandukanye uburyo ikipe ya APR Football Club yibagemo, gusa ubu ngubu tugiye kubigarukaho ndetse tunarebere hamwe byinshi bitandukanye bikomeje kugenda bivugwa. Umutoza yatangaje ibiki nyuma ko tuvuze amagambo ankariya kuri Yunus, umutoza we yabitangajeho iki? Ibyo nibyo tugiye kuba tugarukaho muri aka kanya. Icyo musaba ni ukuba uri kumwe nanjye ndetse ugakora subscribe kugira ngo twibanire mu makuru yacu ya buri munsi, ndetse ntugacikwe n'inkuru nshya kandi nziza zigezweho ku ruhande rw'ikipe ya APR Football Club muri rusange. Kugeza kuri uyu munota ni amakuru nkubwira agezweho, ni amakuru yatangajwe n'umutoza Thierry Christian Froger. Ni mu mukino ikipe ya APR Football Club yanganyijemo na Kibazo Kigali. Nyuma yaho twagarutse ku makosa menshi yagiye akorwa n'umudefanseri Nshimiyimana Yunus, tugaruka kuri byinshi bitandukanye byagiye biba muri uyu mukino bikaganisha APR Football Club kuko bayanganya umukino wayo muri rusange. Twagarutse ku makosa ya Yunus twabivuzeho kenshi, ariko aka kanya umutoza Thierry Christian Froger mu magambo atangaje rwose, no mu magambo ntavuga ngo iki, yashimagije cyane witwa Yunus ndetse aranamubakinga ku buryo bukomeye cyane. Hakaba ariyo magambo tugiye kuba turebera hamwe rwose kugira ngo ibintu birusheho kugenda bigenda neza 5-5, ndetse ngiye namwe twenjoyinge icyitwa amakuru y'imikino by'umwihariko ku ruhande rwa ekipe ya APR Football Club. Ni inkuru nza gukesha ikinyamakuru Isimbi. Birumvikana uyu munsi ndaza kureba aka kanya, turaza kureba ibinyamakuru bitandukanye ibyo byagiye bitangaza ku bijyanye n'uyu mutoza Thierry Froger ndetse na Yunus we. Turaza kureba byinshi uyu mutoza yatangaje binyuze mu binyamakuru bitandukanye. Ndaza kwifashisha ikinyamakuru Isimbi ndetse tuze no kureba cyari kureba andi makuru menshi atandukanye ku buryo tuza kuganira kuri ibi ngibi kugira ngo ibintu birushaho kugenda bigenda neza cyane, ibintu bikaba uburyohe, ndetse tukanenjoyinga icyitwa imikino yewe na siporo muri rusange, tukabyenjoyinga ngiye namwe twirebera cyangwa se twenjoyinga ekipe ya APR Football Club muri rusange. Turi kureba amakuru menshi atandukanye agezweho muri iyi kipe ya nyamukandagira mu kibuga kikasa imitutu. Birumvikana ni byinshi tuba turi kuyirebamo, tuza kwifasha rwose iki kinyamakuru Isimbi ibyo cyagiye gitangaza kugira ngo byibura tuvuge dufite icyitwa suruse 5 kuri kagenzi kako, ibintu birushaho kugenda bigenda neza cyane. Ni mu mukino ekipe rwose ya APR yanganyijemo na ekipe ya AS Kigali, binganya igitego 1-1, ariko akaba ari ibintu byabayemo byinshi kandi bitandukanye, kandi niyo mpamvu twebwe tugiye kuba turebera hamwe byinshi uyu mukino. Munyemerere twinyarukire ku kinyamakuru Isimbi turebe ibyo iki kinyamakuru Isimbi gitangaza ku bijyanye na ekipe ya APR Football Club bisanzwe n'umutoza Thierry Froger. Avuga ko hari byinshi yicuza, nabyo turabigarukaho. Mu mukino ekipa ya Kigali hari byinshi yicuza ndetse hari na byinshi atangaza ku witwa Nshimiyimana Yunus. Umutoza Thierry wa APR Football Club, ubwo twagiye mu nkuru nyirizina. Thierry Froger avuga ko mu mukino baheruka kunganyamo ekipa AS Kigali yicuza cyane kuba batarabyaje umusaruro amahirwe babonye. Wari umukino w'umunsi wa 11 wa shampiyona ya 2023-2024. APR yari yakiriyemo AS Kigali kuri Kigali Pele Stadium, birumvikana tariki ya 25. Uyu mukino warangiye amakipe yomaganyije igitego 1-1. Igitego cya APR cyatsinzwe na Victor Mbawamacuku Emeka mu gice cya mbere, mu gihe cya Kigali cyatsinzwe na Ishimwe Fiston mu gice cya kabiri. APR niyo yahabwaga amahirwe yo gutsinda uyu mukino bitewe nuko Kigali yari imeze ikaba yafata umwanya wa mbere, ariko ntibyakunda. Umutoza wa APR rero yavuze ko yicuza kuba batarabyaje umusaruro amahirwe babonye. Ati uyu mukino turicuza byinshi, twakwicuza amahirwe twabonye mu gice cya mbere. Ikindi nakwicuza nuko twaretse Kigali gakina izamura icyizere cyabo, ntabwo twabashije kubyaza umusaruro amahirwe twabonye. Rero
badushyize ku gitutu birangiye nyine tubyishyuriye. Ni umukino APR FC yagiye ihusha uburyo bumwe na bumwe burimo bwa PAM mu gice cya mbere ndetse na penalty Nshuti Innocent yahuje ku munota wa nyuma yari kubaha intsinzi, numvikana ikipe ya APR Football Club. Ni nyuma y'uyu mukino rero ni iki APR FC ni ya kabiri ku rutonde rwa shampiyona inganya amanota na Polisi ya gatatu, Musanze ikaba ariyo ya mbere iyo n'amanota 23 birumvikana. Ubigendaye sorry kambaze wenda tugaruke kuri ibi bya Yunus navuga bakinga Yunus mu bigendaye n'uyu n'ibyabaye kuri uyu mukino. Umutoza APR avuga ko impamvu akomeza gukinisha myugariro Yunus ari uko ari myugariro witwara neza cyane, ukina ibyo ashaka, gusa benshi mu bakunzi ba APR Football Club nanjye ndimo ntago ariko tubibona. Nshimiyimana Yunus akina mu mutima w'ubwugarizi bwa APR, ni umwe mu bakinnyi abakunzi b'ekipe ya APR Football Club na bamwe mu basesenguzi b'umupira w'amaguru babona ko atakabaye abanza mu kibuga akicaza umunyakameruni Salomon Banga Benjamin. Ibintu nanjye birangora kubitekereza pe, birangora kubyiganiriza, birangora kubiganira, birangora kwiyumvisha uburyo Benjamin na Kerema na buri gihe bicazwa na Yunus. Yunus ni umwe mu bakinnyi bigaragara ko bakora amakosa menshi mu bwugarizi bw'ekipe ya APR Football Club, bimwe twahoze tuvuga, amwe namwe bikarangira avuyemo ibitego. Nko ku mukino uheruka kuwa gatandatu bya bintu twagarutse still Yunus yakoze ikosa ritari ngombwa ryavuyemo penalty yinjijwe na Neza na Fisto, yaje asanga uyu musore ugaragaza guhuzagurika cyane yagiye akora agatabarwa na Kirema bakinana mu bwugarizi. Gusa si ibi siko umutoza Thierry Froger abibona, ahubwo abona ari umukinnyi mwiza kandi utajya ukora amakosa menshi, aho yemeje ko byakoze muri uyu mwaka w'imikino ikosa yakoze muri mwaka w'imikino ryo rya penalty gusa. Ati Yunus nkeka ari ikosa rya mbere akoze muri uyu mwaka w'imikino, nkuko nabivuze biragoye gusimbuza myugariro cyangwa ubwugarizi bukina neza. Sinavuga ko hari umukinnyi udakora amakosa, yakoze ikosa icyavuyemo penalty birumvikana. Abajijwe niba ataba biterwa nuko yaba atarakura mu mutwe, yagize ati si ikibazo cyo kudakura mu mutwe, ni ikosa riri tekinike yakoze, yisanze ibyo yari yakoze mushyize ku gitutu yisanga yakoze penalty. Amakuru avuga ko uyu mutoza yamaze guhitamo Yunus nka myugariro we wa mbere bigendanye n'igihagararo cye. Abandi bakinnyi bose ba Kerema na ba Prince na ba Binje bazajya bamusimbura mwahoda, niko Thierry Froger abibona. Ubwo namwe mumbwire mwabantu mwe, uyu mutoza niba koko umukinnyi akomeza gukora amakosa agaragara gutya bikagenda gutya, ntago bizadushyira mu kaga, ntago bizaduteza ikibazo. Mumbwire namwe ibitekerezo byanyu. Reba jo wundi tugiye kwitabira irushanwa rya Mapinduzi Cup kuri 28 nta gintu ikipe imbere yaho iranerekeza Tanzania Spirito Zanzibar gukina irushanwa rya Mapinduzi Cup. Aya makosa ya Yunus koko tuzaba turebana ko ntago tugiye kubijyamo kare twabigarutseho. So ahubwo munyemerere APR Football Club umukino ufite ku munsi wo kuwa gatatu biri confirme, nyuma yuko Sunrise ikinye umukino wayo ku cyumweru yaragombaga gukina kuwa gatandatu, bikaza gutuma na federation yimura umukino ikawigiza inyuma bitewe nuko Sunrise bundi ikipe igomba gukina umukino wa kabiri byibura imaze kuruhuka amasaha 72. Bityo rero Sunrise igomba gutana mu mitwe na ekipe ya APR ku munsi wo kuwa gatatu kuri stade y'akarere ka Nyagatare. Ni mu mikino w'ikirarane birumvikana ni APR zawutsinda ifata umwanya wa mbere. Kubijyanye no kwibwa mwabyumvishe byo ntago tuza kubitindaho, ni ibintu byarabaye muri football, ntago kintu twitwabihoraho, ariko ni kuriya ahubwo go turebere hamwe ibizaza ndetse n'ibyafasha ikipe yacu ikipe ya APR Football Club kwitwara neza, twitegura neza irushanwa rya Mapinduzi Cup. Ari nako babwira ni mukomeza mugire ibihe byiza, tuze guhura amande makuru yacu ataha. Nitwa Janvier Mukama, ini MK Daily News TV, komeza ugire ibihe byiza, tuze guhura amande makuru yacu ataha.